yagiraga impano idasanzwe, hari n'umurage twari twarahanye, ariko ndumva aho acumbikiye ndakomeje. Twari dufitanye imigabane 2, afite uwe nanjye afite uwanjye. Ubu nibwo ndi kubyumva neza ko ngomba gufata imigabane 2, ibyo yasize nkabikomeza kuko dufite imishinga miremire kandi nzabishobora. Yagiraga umutima ukomeye, yagiraga kubasha kujera umuntu, yari wa muvandimwe mwabanaga ufite ibyishimo ugakomeza kandi ukanateganya ko bishoboka kurangira mukonge. Ubuzima turimo no kwishima no kubabara, mwihangane. Ikindi shimiyeho Imana, iribone yari umuntu mwiza kandi agiye nk'intwari. Hamwe biranshimishije kandi byambabaje kubera byabaye kuri uriya, ariko Imana ishimwe ko agiye ahemukiwe adahemutse. Numvishije binyuze cyane, nongeye kubabarira uwabikoze, kandi Imana twese ikomeze kuturinda umubi, izaturinda ibihe nk'ibyabaye kuri uriya, tuzatabaruka amahoro. Murakoze. Nyakandi ndabashimiye kuba mwadutabaye kandi namwe mwitabaye. Ntabwo mvuga byinshi ku mwana wanjye Felix, ndagira ngo mubashimire. Felix yari intwari, mu gihagararo wamubonaga wamwitina bute, ari umuntu udashinga, ari umuntu ugenda uhuha n'umuyaga udashobora kurya, mbese ukabona nta mbaraga afite. Ariko ubugabo nk'uko babivuze ntabwo ari ubutumbi, kubwo umutima we n'umutwe. Yari intwari, yari umugabo, yari umugabo ufata ibyemezo, yari umugabo ukwihanganisha, ukubwira ibikuremereye ukanabireka ntibigumye kwibabaza, ibyiza ukabishyigikira. Imyaka yose bavuze afite, umwana wanjye agiye ntaramukoze umunyafu, agiye ntaramutuka n'umunsi nimwe, nta nzira nimwe wamuteka ngo uzabone uko umukubita kuva kera. Agiye neza rero Felix mu bavandimwe be, agiye nta n'umwe bahanganye. Inzira zose naciyemo yagiye anyuramo ku mashuri baramushimiye, inzira zose anyuzemo z'urupfu i Butare. Ntago nigeze mpagarara njyenyine, nari kumwe n'abantu bangana batya basenganaga, kuvuga hari iwabo. Abapapa n'abamama twarabanye mu gihe cyose, bagiye ari uko mbonye umurambo nanjye ngiye. Icyo nabasabagaho imbabazi nari naramukoshereje njyewe nk'umubyeyi, nuko nari naramubujije kuba umuyehova. Ndamurwanya bikomeye, wifatanya ubuyehova no kwiga kaminuza, uramutse utsinzwe leta ntikumfashe byagenda bite. Yaransetse aravuga, mama anajyaga ngira ngo uri umuntu atereka nkureke nako, ntabwo uzi akamaro ka Bibiliya. Ibyongereza n'ibifaransa turabisubika tukazasubukura, ariko inzira y'ijuru yurangaye ugasubika ntabwo ubona igihe cyo kuyisubukura. Namurwanyirije ubusare byose arabifatanyije kandi arabitsinda. Niyo mpamvu nasabye abavandimwe b'i Butare kunangira ubuhamya kubijari ko yarakira umukristo wabo, ko yabatijwe, imihango yabo yose nayo yishe, kugira ngo ashyingurwe n'abanyamuryango yahisemo, ashyingurwe n'iterero rye yashimye. Barabinyemereye, baratelefonana. Muri make rwose namusabye imbabazi kubona ari naramurwanyije, ariko ndabona ko yari intwari, ibintu byose yahitagamo neza azi gufata icyemezo. Kubw'ibyo rero Mana namusabiye umugisha kuva nkimubona ibyo yakorewe. Uwabikoze niwe wigoye, Felix ntacyo bizamutwara. Mfite ibyiringiro bizima ko Felix atagiye habi, ko mu gihe gikwiye ko Imana yabivuze tuzongera tugahura. Nta gahinda nagize kuko agiye, nabanje kugira agahinda k'urupfu bamwishe. Nsuzumye nsanga n'uwamwishe n'abatariho asa n'utariho, n'uwamubyaye ntacyo yungutse. Ndabyakira kandi kereho n'abandi ijambo. Ikosa nari mufiteho niryo naramubujije idini rye, ariko narabihagarariye umurenganzira bwe, nshimishijwe nuko nabumuhaye. Abyeyi bavandimwe, muryango mwiza, agahinda ntikica kagira mubi. Uyu mwana wanjye Iriboneye Jean Felix ni uwa 5 mu banjye. Nabwiye n'abayobozi ko urukundo ruruta byose. Uyu mwana wanjye witahiye n'uwamwishe, imbere y'Imana izamwereka ibibi yamukoreye, amuziza urukundo rwe n'ubwenge bwe. Ahasigaye twese twihangane, ubukeye dushima Imana, twishyingurira umubyeyi umuvandimwe wacu, twitahira amahoro. Murakoze. Yewe nitwa Dieudonné Uwimana, nkaba nabanaga
na Felix Iriboneye. Twatangiranye kaminuza mu mwaka wa 2013 2014 twiga kaminuza mu mwaka wa mbere mu gashami k'ivugururamibereho. Kuva mu wa mbere kugera mu wa kane turangije kaminuza, twarafashanyaga, twabanaga neza nta kibazo, ndetse twanakoranye stage mu mwaka wa gatatu. Twayikoreye mu Ntiganda Centre, ni ikigo gifasha abana bahoze mu muhanda. Dukorana ukwezi kose, hanyuma twarafashanyaga byinshi muri memoire, turi kwandika igitabo. Hanyuma turangirije kwiga rero buri wese ajya guhiga, ajya gushakisha ubuzima ahantu hatandukanye. Ariko nyuma y'umwaka twongeye kwihuza, turongera turabana mu mwaka wa 2018. Niho twatangiye kubana, tubana neza nta kibazo. Ari wa muntu ushobora kwitabaza akaza akagufasha, mukagirana inama, ariko mukagirana inama anakubwira ku bijyanye no gusenga, uko yafataga umwanya wo gusenga. Kuwa gatanu saa 10 yajyaga mu materaniro, kuwa gatandatu akajya kubwiriza, ku cyumweru naho akajya mu materaniro. Indi minsi yo yabaga ari akazi, agakora akazi bisanzwe kandi ashyiraho umuhate, nta muntu n'umwe abangamiye. Felix twari tubanye neza mu by'ukuri. Niyo wenda habaga hari nk'agakosa kabaye, yahitaga akubwira ko akunga kari akantu toto ari buze kugakosora, kandi atari n'ibintu bihambaye bikomeye. Niba wenda yakoze ikosa agaca bugufi akakubwira ati icyo ngicyo ndaza kugikosora. Ibijyanye n'urupfu rwiwe, amakuru wayamenye ute? Wabyumvishe gute? Bimeze gute? Amakuru rero nayamenye kuwa mbere mu gitondo, ariko naramubuze kuwa gatandatu nijoro, ubwo nari mvuye mu bukwe ntashye ndamubura. Naratashye mvuye mu bukwe Igicumbi, ntaha nijoro cyane, bweje mu masaa 5:40 z'ijoro, ndakomanga mbura umuntu. Ku cyumweru mu gitondo ntabwo ndabyutse, kuko nari nagiye gushaka ahandi ndara. Ku cyumweru mu gitondo rero mbyutse, ngira ngo wenda yagiye mu materaniro nk'uko byari bisanzwe, ajya mu materaniro mu gitondo. Ariko bigeza saa 6 ntarabona umuntu agarutse, kuko saa 6 yagarukaga akaza tugasangira. Ubwo bigeza nimugoroba, nigira mu kazi kanjye gasanzwe. Bigeje nimugoroba saa 10, ndabaza ese umuntu ntarabwo aragaruka? Ati wapi, ntabwo aragaruka, na nimero yiwe ntayiriho. Ndashakisha, turaheba, tujya kuri RIB. Kuri RIB baratubwira bati siga nimero yawe, fata izacu, hanyuma amakuru muzamenya kuri we muzatubwira. Naho hano ho ntawe uhari, ntawe twigeze dufunga, nta n'ahandi dushobora kuba tumukekera. Ariko amakuru muzamenya muzatubwira, natwe tuzamenya tuzababwira. Ubwo rero bukeye kuwa mbere mu gitondo nibwo nasubiye ku bitaro aho yakoreraga, njya gushakisha uwo bakoranaga. Ndamubaza nti ariko mu by'ukuri yavuye hano sangahe? Ambwira ati yavuye hano mu masaa 8:30 agiye guha serivisi ya mobile money umuntu ukorera mu bitaro witwa Narcisse. Ariko hakaba hari amakuru nafashe yuko uwo muntu yibye ibitaro. Umutima uhita unkuka, ndavuga nti ese aho we ntiyaba yarasize amwishe? Nuko rero mu gihe ndi kuvuga ngo ngiye gusubira kuri RIB, ubwo nari nsubiye mu mujyi, umwana uriya musore witwa Ntakirutimana Sylvain
nibwo yampamagaye arambwira ati garuka hano nkubwire. Niwe yahise ambwira ko Felix yapfuye yitabye Imana, yamaze kubibona, yabyiboneye, RIB yabimweretse. none Felix yarabanye gute n'uwo ngo muvuga ko yamwishe? Kuko nimba yaramuhamagaye yari afite nimero yiwe, hari ukundi kuntu bari babanye? Kubera ko yakoreraga aho ngaho ku bitaro, abaganga bose bari baziranye, yari asanzwe abaye serivisi ya mobile money, n'ibya Tigo Cash akababikurira, akanabohereza amafaranga, yaba ari menshi yaba ari makeya, ariko akabasanga aho ngaho atabiciye akazi ngo baze batakazi ngo baze kubikuza cyangwa se kohereza amafaranga. Giye mpamye rero ko relation bagiranaga yari iyo ngiyo, yabahaga iyo serivisi ya mobile money cyangwa se no kuba amayinite batavuye batisha akazi kabo. Niyo relation nzi bari bafitanye, nta kindi bagiranaga. None ko twumva ngo ni ukumwica, yaramuziritse, byagenze gute nyirizina? Amakuru mufite ameze gute? Yaramuboshye, yaboshye amaguru, amuboha amaboko, hanyuma apfuka umunwa, arangije ahita amuniga akoresheje izi bande zikoreshwa mu bitaro. Yamuzirikiye kuri burankari. None umuntu umwe ni gute yaboshye undi? Byabanje kugenda gute mbere? Hari ibyo yaba yabanje kumuhereza cyangwa? Ibyo ntawe ushobora kuhita abyemeza kuko ntago tuzi ikintu ashobora kuba yarakoresheje, kuko hari undi mukozi yabikoze nyuma y'uko amara kwica Felix, umukozi w'ibitaro, kuko uwo muntu ashinjwa no kuba yaribye amafaranga y'ibitaro. Rero mpamye yuko ashobora kuba nawe yaramuteye imiti akabasha kuba yamwifasha, kuko umuntu umwe ntabwo ashobora kwifasha undi muntu atarwaye. Umurambo mwasanze umeze gute ku bitaro? Ku bitaro umurambo wari uhambiriye amaguru n'amaboko, unaziritse mu ijosi. Urakoze cyane. None ni iki utazibagirirwa kuri Felix mu gihe mwamumaranye mubanye? Biragoye cyane, ariko icyo ntazamwibagirirwaho ni ukugira umuhate no gushaka kwirwanaho, kwihagararaho, kandi agakorana umurava. Ubwo rero numva yuko icyo kintu ntashobora kuzakimwibagirirwaho. Yagiraga umuhate, akagerageza kwirwanaho, nta muntu n'umwe agoye, kandi niba umwitabaje akagutabara bwangu. Ni ihe nama wagira ku bantu bafite umutima mubi wo gukora ibintu bibi nk'ibyo bakoreye Felix? Inama nabagira inama y'uko bagomba gufata umuntu nk'aho ari umuntu. Umuntu afite umubiri, nawe ufite undi, kugerageza kumuvutsa ubuzima, nawe ejo ubwo umuvukije uzabubura ukajya ahandi, ubuzi yuko uzabibazwa. Icyaba cyiza rero ni uko abantu nk'abo b'abagizi ba nabi bagakwiye kwitekerezaho, bagatekereza ubuzima bafite. Mu by'ukuri niyo urutozi rugukozeho cyangwa kandi kantu kakagukora ku mubiri, wumva ubabaye, utekereza aho ngaho rero waba umushyize muri bwa buribwe ko nawe ugomba kuzahagera. Rero buri wese yagakwiye kwitekerezaho, agatekereza ku mubiri afite ashoreye, ko nawe ejo bundi ibyakubaho, ibyambaho, nawe ejo byakubaho. Murakoze cyane kandi mugire kwihangana. Murakoze namwe kutwihanganisha.